twizere ko meze neza mwese bakunzi bacu hano kuri Rwanda Burundi TV abiyenteresa muri analyse geopolitique mwese ndabasuhuje. Uyu munsi natumiye abagabo babiri nabo musanzwe mubona hano kuri Rwanda Burundi TV banaliza batanga ibitekerezo mu byo babona muri espace geopolitique. Mwasuza abadukurikiye? Abadukurikiye reka mbasuhuze. Ndabizi ko bakunze kudukurikirana ngewe bamenyereye kuri ndeberayo. Nababwira ko tugiye kubana neza mu kiganiro aho bari bose ndabasuhuje. Nuvuga ngo ndeberayo TV niyo televiziyo usigaye ugaragaraho. Ndeberayo TV umunsi ku munsi ndahaboneka ariko bitirengagijwe ko Rwanda Burundi ubundi ni motherboard y'ibiganiro. Sawa Elia warumaze iminsi wawe ko wabuze. Reka banisuhuze abagenzi bacu bo mu Burundi bo muri Kongo ndetse n'abanyarwanda bagiye batandukanye ndetse n'abandi hirya hino ku isi hose mu mpande zose z'isi. Wowe usigaye ugaragara kuri urumuri official ariko urumuri official uzajya dusangiza iki? Ndashaka kujya mbagezaho ibiganiro bya geopolitique uko isi imeze muri espace geopolitique. Ubundi tuguhereyeho espace geopolitique hagaze gute muri bino bihe? Muri espace geopolitique tubona hirya no hino intambara zigiye zitandukanye. Mu karere hari intambara ya M23 ndetse na DRC, Burusiya ndetse na Ukraine, ndetse na Israel na Gaza, akaba ari intambara zigiye zitandukanye. Ndetse turi buze no kuganira ku bintu bigiye bitandukanye hirya no hino n'uburyo buri economique. Jean Pierre nawe dushushanyirize espace geopolitique uko ihagaze mu maso yawe. Uko espace geopolitique ihagaze muri iyi minsi ni ukuvuga ngo urabona ko harimo ihangana rikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo nk'uko tubizi Amerika yari yarafashe ikibuga yonyine mu myaka yatambutse uhereye igihe URSS yagwaga. Ubwo ni Cold War ikirangira Uburusiya bucitse amazi, Amerika yahise yisanga muri centre yonyine. Noneho nkuko twagiye tubibona turabona ubu ngubu ukuboko k'Ubushinwa kwarajemo kwerekana ubuhirimbanyi nabwo bwisanga muri centre. Ariko noneho urareba uyu mwaka wa 2021 Putin nawe yashatse kugira ngo yinjiremo ariko anyuze gutera Ukraine. Noneho ageze muri Ukraine haje kuba ikibazo gikomeye cyane kuko uko urugamba yavugaga ubundi yavugaga ko ari iminsi 3 akaba yakuyeho Zelensky. Ariko Zelensky yahise abona backup yaturutse muri bino bihugu bya Eastern country byo muri West. Ubwo aho tuba tuvuze ibiri muri NATO bitanga inkunga igaragara. Noneho Putin bya bintu yatekerezaga ntibyahita bijya mu ngiro. Noneho turabona max y'intambara yagiye afunguka mu bice bitandukanye kuko Middle East nayo hari kisobanuye muri espace geopolitique. Naho twabonyemo change zagiye zihaba ko urabona hahise hadukamo Hamas na Israel. Yewe tubona Abahutis zari nyeshyamba zitari zikunze kuvugwa cyane ariko noneho zaje kugaragara muri iyi minsi. Noneho wagaruka ukareba no mu karere kacu hari ukuntu DRC nayo yabashije gukomanya muri centre geopolitique. Tubona nanone ubuhangange butagifitwe na Amerika gusa. Ni ukuvuga ngo muri espace geopolitique harimo impinduka zikomeye cyane. Elia udushanyirije intambara zigiye zitandukanye. Ubundi ari kurwana abandi barapfiki bizatangwe musaruro. Turagenda intambara ku ntambara duhere muri Ukraine. Murakoze cyane. Muri Ukraine nkuko nayo ubushize nayo babwiye twabonye Uburusiya butera Ukraine kubera ko Ukraine yashaka kwinjira muri NATO. Noneho rero kwinjira muri NATO Ukraine ifite ikibazo cyuko yashatse kwinjira muri NATO. Yashaka kwinjira muri NATO ikabona ibitwaro byahariya muri Ukraine bya NATO bizashyirwa muri Ukraine. Ukraine ikaba ari nka centre y'intwaro. Uburusiya bubona ko buzagira ikibazo gikomeye. Hagati aho rero Uburusiya buravuga buti ntabwo twakwemera ko umwanza twegera. Mu by'ukuri ibyo Uburusiya burwanira kuri jewe ndabyumva kuko ntuwe n'umufana n'ubundi n'umupolisi nkuko mubizi. Hagati aho rero ntabwo nubona umuturanyi wawe washyize intwaro hafi uzatangira ushaka uburyo nawe uzashyira izindi hafi kugira ngo umurwanye kuko icyo gihe uzaba watewe bikomeye. Waduha ikimenyetso cyerekana ko Biden yashaka gutereka intwaro akarasa mu Burusiya? Urugero
Biden nk'umuntu wari ukomeye cyane, Amerika turayizi ko yari ikomeye muri geopolitique, ari nayo ifite ijambo rya mbere, ikeka ko ibyo niramuka itegetse Zelensky gushyira ibitwaro hariya bizoroha kuvanaho Uburusiya ndetse na politiki. Akeka kuko byahoze kera basenya leta z'abasoviyete, ariko bizagenda. Igihugu cy'Uburusiya cyariyubatse gituma intwaro ndetse na espace geopolitique yiyongera, ndetse na lobby yiyongera mu bihugu bigiye bitandukanye, byatumye Amerika igira ishyari. Ubwo rero biragaragara kuko uramutse urebye n'ubufasha bwinshi buturuka muri Amerika ndetse no mu bihugu bya NATO. Biragaragara niba NATO rero ikavuga ati reka dutange intwaro, reka dutange amafaranga, ibyo byerekana ko Amerika ifasha mu buryo bweruye Ukraine. Ibyo rero nibyo bimpamiriza ukuri yuko Amerika yateye Uburusiya mu buryo buri indirect. None ufite icyizere ko Putin azafata Ukraine yose bakaburaho batereka intwaro? Njye mfite icyizere cy'uko umuntu bita Zelensky mu gihe gitoya agiye gupfa. Kubera iki? Kubera ko abanyamerika si abantu wakwizera. Turabizi ahandi bantu bagenda Amerika igenda gutererana, ikakwereka ko iguha uburyo buri financier ariko ntiguha ingabo. Zelensky rero ari mu bibazo bikomeye cyane, kuko nuramuka urebye ni igihe gito cyane Zelensky akabavuyeho. Uramuha nk'amezi angahe? Amezi ntabwo ari menshi pe, kuko intambara iri hafi kurangira. None se ikibazo nibaza nyine Zelensky azavaho cyangwa bizagenda bitenye? Ikibazo dufite ikibazo nuko Zelensky azavaho, ariko n'ubundi bya bihugu bya NATO bikikoma ugatuza ntibijye kurwana na wa muntu wateye Zelensky. Ariko Zelensky ntabwo azavaho adapfuye. Ibyo bintu rwose ndabiguhamirije nk'umuprolise, kandi ntabwo ari kera. Noneho tanga icyizere ko Biden izo ntwara atazishyira muri Latvia na Estonia n'ibindi bihugu bikora ku Burusiya n'indi nk'ibya Amerika. Ahubwo ikibazo gihari kubera iki Biden yashyize intwaro hariya, nibwo yazishyira muri Latvia cyangwa Estonia. Nta kibazo kuko Russia iri tayari yo kurwana tura duhugu twose ahubwo izatwiyomekaho bitewe n'ubushobozi. Putin yarwana Finland cyane. Putin afite ubushobozi bwo gutera na NATO yose, ariko yaranayiteye biragaragara. Hari ibihugu nk'Ubudage bigenda bivuga biti muturebeye ko atadutera, bafite ubwoba nabo ko azabatera. Ariko ikibazo gihari turavuga ngo muri espace geopolitique ko Putin ari kugenda yinjiramo cyane, ari kugenda yigarura bya bihugu Amerika yari yaragize ayifundigira ibivuzo. Sibyo? Izagenda ibyigarurira. Mubona mwebwe hatari ikibazo gikomeye ko noneho Uburusiya bugiye kurusha power muri espace geopolitique Amerika, cyane ko ahantu hose ntuza Uburusiya bugeze, aho Uburusiya bugeze Amerika ihita ihava. Reka twumve ko Jean Pierre abyanariza. Ni umupro Amerika ariko yabizi. Jean Pierre, Putin ngo aratsinze. Putin kuvuga ngo aratsinze, rega n'urugamba rutangira we yari yavuze ko n'umundi aratsinda mu minsi 3. Abapolisi hari ikintu birengagiza. None se nimba bavuga ko Putin atsinze, yakaba yarihaye iminsi 3, bikaba bifasha imyaka 2, ngambwira ahandi hantu aheruka gufata atari aho twikuye. Ubwo icyo genda avuga polisi, kuko urareba Ukraine duherutse kubaha umujyi, kubaha kwari ukugira ngo abasirikare babashe kuruhuka. Noneho hafatwa n'izindi strategy. Murabizi ko nibwo hari hamaze kuba shanjoma mu gisirikare, kuko muravuga mu gifita Avdiivka. Hari atwara hawaye ntabwo Putin yawurwaniye ngo awufate. Hari ahandi hantu uzi ari kurwana agafata. Twabonye intambara ariko wenda simpuce mu ijambo. Twabonye abasirikare ba Putin birukanka nako ba Zelensky birukanka kubera muri uwo mujyi, ndetse Amerika yakiyuzinga Uburusiya ko barashe ku bantu birukanka. Ese niba mwarabahaye birukankaga bajya iyo bamanika.
Eliya ngiye cyo dushaka kumenya hari ahantu h'umutuku ngo Putin yafashe hajya hiyongera cyangwa haragabanuka hariyongera hariyongera kuko nuramukurebye Putin ubundi kwanga agasumburutso k'abanyamerika yishubije intara ya Crimea ndetse abantu barasakuza bavuga amagambo bati Putin dore baravuga tubayiga ngo bamufatire ibihano iriya ntara yahoze ari Uburusiya. Reka nze gato umungane Crimea Putin yafashe muri 2014 ntabwo yayifashe mu ntambara y'ejo bundi, ahubwo barimo baranayimwaka ari ibitero bitewe ubwo ari ibitero ubu noneho turagutera ibitero bigeramo indani wawe kandi noneho numvisha avuga ko Putin n'ubundi ari kurwana na NATO ariko se iyo wowe witegereje uburyo ari kurwana na NATO koko ni NATO. Reka tureke ubukomediye bwa Zelensky ibintu byo niba bene gihugu bapfa niba igihugu kigira ikibazo mu buryo buri financier niba igihugu gitakaza indaminite cyari gifite ikikaba gisenyutse muri bura buryo hari ahantu henshi atagira umuriro muri Ukraine kubera iki hasenywe ariko aho hantu jewe ahubwo buriya ndiwe navuga nti igihugu kirananiye sibyo reka niyunge ikibazo afite n'ibihano byagiye bishyirirwaho abantu runaka Amerika igiye ishyiraho nibijye mu bikorwa. Nga dushushanyije kuntu gusenya amapoto n'imiriro bisenya bizatesha umutwe Amerika bikayisenya. Ibyo ni ibikorwa remezo byari bifitiye abene gihugu akamaro. Rero nkuko natangiye mbivuga umugabo bita Biden iriya ntambara ntabwo ashobora kuyitsinda kubera ko yarazi neza ko uko leta z'abasoviete zasenyutse ariko bagiye gusenya Uburusiya. Muri iyi minsi ya none isi iri kugenda iba moderne. Ibihugu byinshi byagize gute ibihugu byinshi byagiye bica amazi niba unabibona ubona ko na Korea ya ruguru itakivuga rumwe na Amerika, ubona ko bira bihugu bya Iran itakivuga hamwe na Amerika. Ibihugu byinshi bizagenda biyivaho ndetse dufite n'amahirwe ko no muri Afrika ari ibihugu bitangiye kuvuga buti twebwe twivanye kuri Amerika kuhingero ntabwo ikavuga ati twivanye kuri Amerika cyane zitanga inzongero wa mugane wawe. Tugiye muri Guinea muri Guinea iyi Conakry naho umunyamerika ari kugenda avaho. Perezida wa Guinea ninde uheruka hano yitwa nde ni general nde ndabizi se nyine nk'umupolisi uzi mu ndamwibuka ndaza kumwibuka ariko tubimenye neza hari ahantu henshi agenda ava nuramukurebye muri bihugu bya ese bavugaga Dumbuya Dumbuya urishobora ko ari polisi cyane Dumbuya ni makuru none se we ntabona na acting is none ko polisi baribeshya cyane gute Dumbuya ni makuru baribeshya cyane. Dumbuya yigeze ajya muri coalition ya Mali na Niger na ki bekada ariko yamere mu bantu bakoze coup turabizi oya coup d'etat ntabwo bisobanura ko isuba polisi ubutegetsi bwaho ngaho ubundi ahantu Amerika iri ishyiraho n'ubutegetsi ni nayo buvanaho. Nese makuru na Biden urabatandukanye yasimbuye nde Dumbuya Alpha Konde yego yashyizweho nande Nese Konde yari polisi nukuvuga ngo hari ibihugu 14 byari mu maboko y'Ubufaransa sibyo ibihugu 14 byari mu maboko y'Ubufaransa harimo zino za Gabon zino za ni après carré français yego ni bihugu ndetse bitagiraga na bageti urumva ntago byagiraga bageti yabamengaga n'Ubufaransa ubu byayigize kuri uwo munsi ntabwo ibyo bihugu 100% byagenzurwaga na nuza n'Ubufaransa ahubwo yari Amerika mu buryo bunyuze mu Bufaransa kubera iki amabuye bavanaga ari amabuye y'agaciro ndetse na za essence byose byaganwaga na Amerika ndetse n'Ubufaransa kuko bifite ukuntu ubwo byaganiraga ariko uyu munsi wa none ubona ko Uburusiya bwahageze sibyo Uburusiya bwahageze ndetse nuramukurebye n'inama Perezida Putin yakoresheje yahageze mbere. Bita Traoré Tiani na Goita ninde wasize ku butegetsi cyane ninde wabasize ku butegetsi Traoré Goita na Tiani bashyigikiwe n'Uburusiya nabwo nyine ninde wasize ku butegetsi ubu tuvugana bavanyweho na Amerika bari abaperezida bandi ariko tuvugana Putin amaze kuhagera
arimo arabaganiriza bari kwanga nyine igitugu ninde wabasize ku butegetsi niyo wabashyize ku butegetsi wabasize ku butegetsi Putin sure mfite ingero 100%. Ni Putin. Putin mbega yagize capacity yo gushyiraho abagenti muri Afrika. Nakubwiye ko asiga afite lobby ijya kungana ni Amerika n'ubu gatanganya na 100%. Ariko afite nawe asiga afite lobby lobby y'ingano. Reka duhereze ijambo Jean Pierre nawe atubwire. Jean Pierre ko Elia tweretse ko abarusiya bari kugira imbaraga muri espace géopolitique. Ese wowe urashashyikiye ko Amerika yaguye cyangwa iracyakomeye? Ni ukuvuga ngo Amerika kuri stage turiho ngiye kuvuga ngo yaraguye twaba tubeshye. Ikintu ndabanza kubwira uyu mupolisi ubwe boss nyiri zina Putin ubwe ari kugerageza kugaragaza uburyo Amerika yaguye. Yavuze ko Amerika yakoze ikosa ngo igashyira $1 imbere ariko ngo ubu rikaba riri kugwa. Ariko nategereje ko avuga ko iri rubi ryazamutse numva avuze iri yuan giri China. Bivuze ngo Putin nawe aho hanze amaso arareba ku Bushinwa ari kureba Ubushinwa ubwe nawe yari yibagiwe. Sanction uri kuvuga ngo nta kintu zakoze zaragikoze kuko hari lobby iherutse kwemerwa ko ibihugu byo muri European Union byose bifite imitungo ikomoka mu Rusiya bayohereza muri Ukraine. Bizaba bigiye Zelensky yari yasabye miliyari 500 zo gusana Ukraine. World Bank twabonye yaramwemereye miliyoni 400. Miliyari 400. Noneho iyo mitungo ya Putin bagiye bafatira yari miliyari 300. Ubwo sizahise ziba 700. Already igihugu kizasanwa hasigare nandi yo gukora erega biriya bintu byakeshi babinashaka. Ariko ngusubize cyoboretse gato nawe urafata ijambo kuko nagiye numva hari ahantu wagiye wicanga ugasanga n'ubundi uri kurwa mu bikorwa bya Amerika ahubwo nkagira ngo ushyigikiye Amerika kuko nigeze kumva Elia tanga ijambo twaguhaye umwanya reka nuri kuko nawe uri bwagerweho. Ni ukuvuga ngo uyu urebye Uburusiya nta lobby hari. Lobby ni ingano, ibihugu byagiye gusaba ingano niyo lobby yonyine ashobora kubiha kuko buretse wenda kuba yakoherereza aba bacyancuro reka tuvuge ni wagen niyo lobby yaguha, ni lobby y'intwaro, ntago harimo lobby y'amafaranga. Kandi ibi bihugu bisanzwe bikenye, ibi bihugu byavuye ibyo wavugaga byose birakenye, bikeneye amafaranga kuko iyo bije nunagomeza kureba ese byari byagira na bije kuko wavuze ko mbere bitagiraga bije ari umufaransa yibimenyeraga. Ese ubwo iyo misi bimaze byabonye bije icyo kintu uri bwaze kukinsubiza. Noneho iyo kugenda ureba twavugaga kuri ya ntambara ya Ukraine, Putin aheruka ahantu atari yahitana mugenzi we Prigozhin. Nibwo Bakhmut nibwo bayifasha ariko nabwo twayibonye bayirwaniye amezi 6 kandi bari bazi ko wenda bishobora gufata iminsi 2 ngahe. Nimba igihugu cyose cyari iminsi 3 Bakhmut yonyine bakayirwaniramo amezi 6 wagana zahaguye umubare wazo wanawubona. Ahubwo hari ahantu nukuzayitira indi zina bakayitira nka Wagenazi. Ariko yaze kutubwira impamvu Putin yeshe Prigozhin. Ari bwaze kubitubwira nabyo byanga binoga. Kuko mu ngiye kukingarura. Hoya. None se urabitubwira. Urabitubwire utwereke n'inyungu wenda Putin yahise yungukiramo muri ya ntambara ya Ukraine. Nimba byaramufavoreje gufata uduce. Kuko ntabwo wafata ikintu cyo kuniga umuntu utari hari ibintu runaka byabigiye en place uraza no kubitubwira. Noneho rero Umurusiya nureba ari kugenda inyuma y'Umushinwa ubwe rwose nta hantu hagaze. Ngiye naguha urugero muri iriya interview yagiranye n'ure ya munyamerika kuri BBC. We ubwe nakubwiye ko yari ari kwerekana result yo kuntu umunyamerika yaba yarahombye ariko akerekana ko Umushinwa niwe wungukiyemo. Ariko Putin rwose ndagusezeranya ko iriya ntambara iracyari mbisi kandi noneho nibaza azakubitwa. Ibyo uri kuvuga ngo ari kurwana na NATO, ari kurwana n'inkunga ya NATO, ntabwo ari kurwana na NATO. Kurwana n'inkunga no kurwana na NATO biratandukanye. Reka Elia nawe adusobanurire. Elia ko iki Putin adateza imbere ifaranga rye akarateza imbere ry'abandi. Reka mbanze nsubize icyo Jean Pierre yaravuze kigendanye n'uburyo ahantu Amerika yose igenda ishyira uburyo buri financiere aho hantu hose tubona ko haba icyo bita inflation.
ngiye kukubwira nk'ibihugu nka 5 cyangwa 6 nuramuka urebye nka Zimbabwe ni ahantu Amerika ifite lobby iteye ubwoba sibyo iyi Zimbabwe nuramuka urebye amafaranga yabo uraza usanga ari hasi nuramuka urebye tuvuga Ubugande amafaranga yabo nabo ari hasi nuramuka urebye igihugu nka Kongo ntibagikoresha amafaranga yo muri Kongo bakoresha amadolari nuramuka urebye ibihugu bigiye bitandukanye ahantu hose Amerika igeze haba icyo bita inflation bivushatse kuvuga iki itakaza ry'agaciro k'amafaranga by'abene gihugu biba bigaragaje ko civilisation yaho hantu ugize gute uyivanyeho sibyo mu gihe abantu bazikoresha amafaranga ya Amerika ubwo nabwo n'ubukoroni waretse nka gusubiza bityo rero Ukraine nk'igihugu ndi kubona nufata ijambo ramusubiza naje Ukraine rata bityo rero Ukraine mu gihe dutegereje ko umuntu bita Zelensky agiye kuvaho mu buryo burambye kuko gupfa ko azapfa kandi ntabwo ari kera sibyo kiriya gihugu kigiye kugira icyo bita inflation kizagira ibibazo muri NATO kizinjiramo kizagira ibibazo birenze ibihugu bya Afurika bityo rero njyewe ndi umuntu ugira inama yari kumva inama z'ibihugu bituranye nk'Uburusiya sibyo n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye na za Belarus n'ibihugu baturanye byose na za Pologne Pologne ntabwo imurwanya ariko yo ntabwo yerekana ko ari ahantu ihagaze nubwo tubizi ko ari pro America sibyo Pologne itanga intwara ariko nubwo tubizi ko ari pro America yo iruma ese Pologne ikeneye Uburusiya buhagaze cyabushwanyutse erega umuturanye ukabona ibintu bye birimo birasenyuka ikibazo tuvuga ko nawe bazagera iwawe Minisitiri wa Pologne ntavuga ko ngo Uburusiya ari ikibazo ku Burayi cyane ntizubwo umuntu urumva adashaka Putin utariho ni ikibazo ku Burayi kubera ko ari kurwanya yumvire babantu Pologne ari kugwa mu mazi urumva Pologne wari utuye ahubwo tubanze wenda Belarus hose avana Uburusiya sava ariko Pologne ahubwo oya ibihugu byinshi byavuye kuri Amerika ibiyesi sibyo birahari none tugaruke warumbaje ngo kubera iki adateza imbere amafaranga amarubre yakumva ko nimba shine yazamutse ngo nawe iprofit nta kibazo gihari mu buryo buri financier igihugu cy'Uburusiya gifite kuko amafaranga yabo ari stable kubera ko ari igihugu gikomeye nta mpamvu yo kugifata ifaranga ry'amadolari ngo kigeranye n'amadolari bari gukoresha gukomera ko igihugu ntawe no gukomera ko ifaranga ariko cyane ntawe bihuriye nuramuka urebye ibihugu bifite amafaranga ari hejuru ntabwo ari byo bikiza cyane baduha nk'ingero wenda sibyo ibihugu bifite amafaranga ari hejuru ntabwo ari byo bikize cyane bose ko mbona ngo ingero ingero ziri tipike amanyafurika y'epfo ntuyazi ubusa bafata amafaranga amanyafurika y'epfo ari mu mafaranga ari hejuru yageranye noneho n'amarusi South Africa ni icyuka wageranyije n'idolari amapaundi ahubwo none ureba side Sudan si icyuka ariko amafaranga yabangana n'aya Kenya kandi yo kuntu Kenya imeze ahubwo wenda iyo tubwira kira ni igihugu cyagiye ejo bundi ntabwo bavuga ngo amafaranga yawe ntabwo ari atagaciro cyane Erega amafaranga akorwa bitewe n'amabuye y'agaciro ufite mu gihugu nese Putin ko afite umurundo w'amabuye amafaranga ye ko ari Kongo si ifite amabuye kandi watubwiraga amafaranga ya Kongo si icyuka tuvuga icyo tuvuze amabuye y'agaciro mu nyumve neza ntabwo nashatse kuvuga ngo kubera ko ngo ufite ngo amabuye menshi ngo ubwo ngo urarusha ngo kino gihugu biterwa iyo tuvuze mu buryo buri economique ku mafaranga bafite uburyo aba devaluated sibyo amafaranga yagira devaluate aba devaluated bitewe na bwa bukoroni twavuze sibyo ubone nyine nakubwiye ngo tubwire impamvu Putin amarubre ye atayazamura kumva ko ayashine nazamuka ngo kandi mumenye na bira bihugu by'abasoviyete ari ibyo ngibyo byose hari ibyo leta ya Amerika yagiye yigarurira sibyo kuba rero Uburusiya bwagira impungenge buti none agiye kongera agabanyemo igice afite igihugu kinini njyewe mbwira impamvu amarubre adatera imbere amayowani yatembere Putin agaserebura ni yihe amarubre yo kuba yatera imbere nta kibazo ariko kiri financier Putin afite
ku mafaranga ye kudusubiza widukweye ngi musubize icyo kibazo turagira ngo atari imbere pa raporo nani nyine Putin aravuga ngo twishimiye yuko ngo idolari kugwa ko ishinwa ri kuzamuka kuki atavuga irye nyine kubera ko ari ufite muri espace géopolitique arusha Uburusiya amini Ubushinwa mu buryo buri economique busa nk'ubwegereye Amerika sibyo mu buryo buri economique Uburusiya n'ubwa kabiri amini Ubushinwa n'ubwa kabiri yego kuri Amerika kubona igihugu rero hari kigiye kugitambuka kandi azi neza ko batabanye neza Amerika itabanye neza na cya gihugu kinuza agomba guserebura yamara gusebura irye afitanye umubano mwiza n'Ubushinwa ya serebu irye rirazamuka naryo ntabwo turebe uburyo turimo turavuga ngo rya faranga ry'Ubushinwa kubera ko Ubushinwa buri compete na Amerika sibyo umuturanyi wawe n'abakize nawe nta kibazo inshuti yawe nikira nawe nta kibazo sibyo aho kugira ngo umwanzi wawe akire inshuti yawe niyo yakira kuserebura bwo nta kibazo ese Chine izibuka ko Putin yabateye morale ko baguma guhigika Amerika bamwibuke no bazamurira ruble bitewe na ntuza na muri espace géopolitique Uburusiya buruta Ubushinwa akareka kandi uri kutubwira ko Ubushinwa buri muri centre Putin ntarageramo yego mu bukire ariko turi kuvuga ngo bigendeye kunuza kuri mu buryo buri oya no mu bukire powerful n'ubukire biratandukanye yego nuvuga ngo Chine irusha ubukire Putin inarumurusha powerful cyane kuko iri muri center Putin ntaragerayo hari intambara wumva iteza Ubushinwa warumva hari ahantu bwigeze wumva Ubushinwa bwatsinze intambara ese guteza intambara bivuze ko ukomeye Ubushinwa ntabwo none se ninde wasubijeho Korea y'Amajyaruguru ninde wayishubije mu butegetsi bisobanurire uravuze ngo nta hantu turumva Ubushinwa butsinda intambara ariko nari nkubajije ninde wasubije ubutegetsi Korea ya Ruguru ntabwo ari buhari ubutegetsi ntabwo ari buhari reka ngusobanurire ni ukuvuga ngo Korea y'Amajyaruguru yateye Korea y'Amajyepfo yewe iranayitsinda irayihaniza bisaba umunyamerika ko aza muri iyo ntambara bakubita Korea y'Amajyaruguru barayijyana bayigeza ku mupaka w'Ubushinwa Ubushinwa bubona bufite ikibazo ko baje kuri bode nabo basubira inyuma batanze abasirikare miliyoni y'abasirikare baza bafasha Korea ya Ruguru barakubita barinda bagera hari ubona bigabanira hariya neza abariho bumvikana amasezerano yemeza ko aho hantu basigama agace kari netere noneho Korea y'Amajyaruguru ibona guhagarara none se ni gute wavuga ninde wabushubijeho ni Umushinwa ndagira ngo nkwereke wowe yumvikanye ku mipaka sibyo anafasha Korea mu buryo buri direct cyangwa buri direct ariko ntabwo avanga ubutegetsi bwari bwaratembagaye oya kandi wowe waruvuze ngo niyo yatsinze intambara ngiye nkweretse aho yakoze intambara ituma Korea ya Ruguru tuyibona uko ihagaze kuko ntabwo barwanye oya none se abasirikare miliyoni none se barabo kwasinkwe oya umuproliste dore nicyo dupfa n'abaproliste rero ntabwo bashaka kumva ukuri urashaka kunyura Putin nagera muri centre nkuko iri yabivuga Putin nagera muri centre bizagenda bitazaba iki Putin nagera muri centre kuko uvuze ko agiye kwica Zelensky kandi ibyo bizamujyana muri centre siko bishushanya ku ijana rwose none hazaba iki nageramo azaba atsinze NATO icyo ni kimwe ndetse politike ya Amerika yo kugenda ikandamiza ibihugu runaka bizaba bibonye noneho igihugu cyabivuganira kuko uyu munsi wa none hari ibihugu bitazamura ijosi byinshi cyane Amerika yakandamije sibyo muri ibyo bihugu yakandamije harimo n'ibiri muri NATO urumva naguhingiro na biriya bihugu 12 nahoze mvuga wahoze umbaza ngo se ngo uyu munsi wa none bifite budget hari ibihugu byisobanukiwe rega uravuga 12 watubwiyemo bitatu gusa nese ubundi yo independence kuki Putin ateye abaturage be mbere na mbere ko bamushinze igitugu Putin nta independence afite Russia nta independence bafite oya nta freedom atanga mimi se freedom ni iki
ejo ntabwo uzi ko yanize abantu bo muri Oligarchia aniga Prigozine aniga bana Varine Prigozine yaramaze kuba iyo neza umutezo ku cyataye abarusiya mbere na mbere abarusiya ari ikibazo bafite kandi mo ndakubwira ibihora biba bavugaga kuri Prigozine Putin yaravuze ngo bamurobinze Amerika y'umurobinze ngo areke kurwana kandi yaramwisha amaze kumuha back nibyo nyine ariko Amerika yaramaze kumurobinga yego Amerika yamaze kumurobinga icyo gihe rero umuntu yakurobinze abakurushije mu buryo abarimo kurusha kugira ngo muri centre ya geopolitique none ahita gutsinda ndaravuga ati kuki Putin atava ku butegetsi nta wundi murusi yuza ubwenge navuze ko aka kantu gashyire mu bikorwa ukumve neza buriya ubutegetsi butangwa n'abaturage icyo ni kimwe ntabwo batora nta matora haba amatora abaho harya kuri we nayo ni ukuvuga ngo itegeko nshinga niba rimwemerera kuyobora ry'Uburusiya n'abaturage bakabimwemerera kuri jyewe nta kibazo gihari niba koko abarusiya babona yuko azabateza imbere sibyo ndetse agashyira mu ruhando mpuzamahanga Uburusiya akabushyira imbere genda none se urishowa ko Obama we yari yanzwe Obama hoya ntabwo yari yanzwe kuki yagiye yagiye kubera manda zarangiye aha nese kuki mu Burusiya ho zitarangiye twe turimo turareba itegeko nshinga rya Amerika rifite icyo rivuga mu bigiro y'ubutegetsi bwa Amerika mu Burusiya rega kiba kibivuga ahubwo nuko abona ageze kuri twavuze ngo nese undi mu Burusiya bavuga ko ari forever itegeko nshinga rivuga forever ni nkuko mu Bushinwa bavuga manda zingahe reka nguruje oya cyoburetse Uburusiya cyoburetse kugeranya ni manda zingahe se ebyiri bo ni zingahe mu Burusiya ni manda ebyiri ariko bo bemeye ko abaturage urumva bongera akagwa indi manda biri mu itegeko nshinga ariko rero none se bakavuga ebyiri z'iki none bakavuga ntago umva reka nguruje ubu tuvugana Ubushinwa perezida w'Ubushinwa ni manda ya gatatu ari kuyobora sibyo kandi hemerewe manda zingahe ebyiri reka da nibyo ntago Ubushinwa avuga manda ebyiri ahubwo noneho we izi ari kuyobora lifetime ni lifetime bamutoye manda ya gatatu ari kuri manda ya gatatu bamuhaye lifetime wizana manda nta manda ni lifetime ahubwo dore ikintu urashaka kugusaba ntabwo yatowe se manda ya gatatu ntiyitore mu Bushinwa nta matora abayo si mu nteko se inteko ntabwo mu Bushinwa bigeze ubona imirongo kandi uyu mupolisi mu Bushinwa perezida waho bamuhaye manda ya gatatu inde ndetse nyine nabyemera ko ari ngani bande bayimuhaye abaturage babo ntabwo abaturage batora hariya ntabwo abaturage batora sibyo yes nibwo batatora ariko bafite abantu bahagarariye tubyumvikane ni nk'amatora muri Amerika nese muri Amerika nta badepite bahaba kuki bo badahagarara bahite banoma kuki abaturage batonda imirongo badatora se oya muri Amerika uvuze ko yari abadepite ngo nta kibazo muri Amerika ko bariyo ko bahaba amatora y'abaturage twavuze ngo ese itegeko nshinga rivuga iki itegeko nshinga kwa Putin ivuga ko president atagomba kurenza manda ebyiri none ko zarenze ariko bagashyiramo ingingo ivuga ko abaturage bazamuha indi manda ntayirimo Polisi reka mwunganire umva ikibazo atari kumenya Putin ntago yagiye afata manda 3 ahubwo yagiye akoresha tekinike yiyi yo kugurana na mugenzi umwe Medvedev ku buryo amushyiraho umwaka umwe nyine manda imwe akaba abaye perezida kugira ngo bise nkaho yagiye muri background agarutse atangiye bushashya ariko iyo byitegereje ntabwo aba yagiye abagira ngo ataza kugongana n'icyo kintu urumva tekinike akoresha gikurikira boss wa Jean Pierre Putin nagera muri centre geopolitique azabiki ubundi Putin aramutse ageze muri centre geopolitique abantu nibwo bamenya ko Amerika igerageza kugerageza muri human rights cyo buretse gate naho sobanure we nayo abantu nibwo bazamenya human rights uburyo ahantu hose ikoreshwa kuko nageramo twabonye Putin yizerera mu ntwaro ntabwo ari economy icyambi arazifite ariko ntabwo ari za bya bihugu wavugaga
kuko akimara kugeramo Afurika nta mutera inkunga ariko ngo agiye gutera NATO ntawe oya itonde wumve ni ukuvuga we akigeramo ikintu cya mbere human right muyibagirwe freedom of speech muyibagirwe democracy muyibagirwe ikizaba kigiye gukurikiraho tuzabona communism itera imbere noneho yayiteza imbere se ntayagira oya tuzayibona kuko urumva azaba ari mu kwaha k'umushinwa irayigira rwose tuzi umunyamakuru bita Edward bakomeje guhigana umunsi wa none bamuhinga kubera ko ngo yatangaje oya ntabwo nawe aracyahirwa Putin wahita kwica freedom of speech Putin erega no kuba turi kuvuga gutya n'ubu turi kuvuga ntabwo gutanga amakuru y'igihugu ntibyemewe none se byemewe Putin we nimba Putin Prigozhin we yaragerageje kuvuga ati ntitugishaka kurwana akicwa noneho se ubwo utanze amakuru byagenda gute ni ukuvuga ngo iyo nigeramo icyambere freedom muyibagirwe noneho erega ibi tuvuga ngo urareba ngo Uburusiya Ubushinwa ngo ntibikoloniza ni ukubera ko nta jambo bifite byabyo 100%, ariko kugira ngo wemere Umushinwa yari gukoresha hemba ngaye wari wumva umuntu uri gukorana n'Umushinwa nk'amadolari nka 30 ngewe hari Umushinwa ngewe nabonye yashyizeho itangazo umuntu ushinzwe isuku uzi indimi utaranzuretinga ushobora gutwaza abantu ukagera saa moya n'igice ugataha saa 11 byari 30,000 ahubwo naravuze iby'amanyarwanda yumva nabara amadolari 30 gutya amadolari 30 abandi barayakorera umunsi umwe wewe urayahemba mu kwezi urumva abantu bazamera gute icyo gihe nimugera muri iyo centre géopolitique nibwo muzabona ko ubugome bw'ibyo bihugu bitaberekaga erega nshobora kutakwereka ubugome kugira ngo undi wari wagukanze uvuga ati afazari reka muhungire kuri uyu ariko ubimenya neza iyo nawe afite power control 100%, kuko nawe nibwo agutsikamira urugero rwiza urareba akenshi reka dufate nk'urugero ku nyeshyamba reka dufate urugero kuri Uganda kuko nkunda Uganda kuko ni urugero rwiza Museveni atari yafata ubutegetsi ku butegetsi bakabugumana nta demokrasi bafata ubutegetsi bakanga kubuvaho nta demokrasi ntaki sabugiyeho hashize imyaka ingahe si imyaka 40 minyari 100 hari ntabwo se Uganda ari pro America hoya cyo buretse ndagira ngo nkwereke uko bigenda iyo umuntu atari yagira ya power 100%, ibintu akubwira biba bitandukanye n'ibyo azakora yagize ya power 100%. Nakweretse ko iyo uri kumwe n'Umushinwa agukoresha nabi rwose, ariko iyo wakoranye n'Umunyamerika nubwo nyine twabyita ubukorane ariko agerageza gushyiramo uburyo ki nawe uba flexible ukayusa nk'wishima. Reka tuzana mu karere noneho. Ego. Intambara iri muri Kongo iguhuza leta ya Kongo na Museveni witwa M23. Ego. Reka duhere kuri Eliyo. Ego. Eliya, intambara Kongo iterwa n'iki? M23 irwanira iki? Urakoze cyane nkuko twakomeje kubivuga. M23 ni umutwe washyizweho na Amerika ugamije kwiba amabuye ya Kongo. Wo ufite impamvu urwanira zumvikana zuko hari ahantu barwanira ari ahabo, kandi utubwiye ko buretse atatubwire sibyo buretse sibyo ifite impamvu barwanira ko hari ahantu ari ahabo. Ariko navuze ko ryakoronezwa ya neocolonialism M23 wakwibaza ngo ikuraho intwaro. Uretse icyo turakigera irwanira iki nicyo nashaka kumenya. Uyu munsi iri kurwanira iki? Uyu munsi irimo irarwanira uburenganzira bwayo kuri jewe nyine bwayo ubuhe ntabwo uri kubusa. Ni ukuvuga ngo bari abantu Reka tubwire ruvandikasi n'Abarwanda phone bari abantu sibyo. Nahoze mvuga ko ndashaka ndagaruka ku mipaka uburyo yagiye ikatwa. Hari ahantu urebye kera hari hatuwe hari hameze nk'u Rwanda. Oya tutagiye pfiyo nyine bari rwanira iki barimo bararwanira amabuye ari hariya nta kindi. Sibyo se
bavuga ngo bari kurwanira iki uyu munsi wa none uyu munsi wa none ni ubutunzi bose bapfa ninde Jean Pierre M23 irwanira iki ni ukuvuga ngo M23 iyo nkurikiranye revendication zayo ni ukuvugayo ubundi ivuga ko iharanira kurwanira abarwandafone bamenaswa na leta ya Congo biciye muri FARDC ngo kuko bamenasa community y'abavuga ikinyarwanda cyane cyane iy'abatutsi nicyo kintu irwanira niyo revendication nzi abatutsi bonyene bahaba oya ngenda avuga ariko ibivugwa none se nyivugire ibyitavugwa ni ukuvuga ngo nabavuga ikinyarwanda ariko cyane cyane abatutsi kuko niko bivugwa kubera icyabo kubera ko hari umutwe X umenasa abo bantu kuko hari ahantu bihurira n'amateka yahise niyo mpamvu isasirwa igenderwaho none makoro aza gute muri ibyo bintu makoro kugira ngo yinjiremo ubundi yinjira iyo hajemo inyungu z'Ubufaransa kuko uriya mutwe Bwaneri yatubwiye ko n'ubundi ko ari umunyamerika n'ubundi wawushinze kandi twumvishe ko barwanira amabuye kuko iyo na agenda nge narinzi iri hidden itandukanye n'ibyo bavuga weho wumvishe M23 ivuga ko irwanira amabuye cyangwa na agenda iri hidden nawe wawe abantu bavuga ikinyarwanda ni benshi hano muri kano karere nuramukure ugeze na Tanzania hari igice cy'abantu benshi bavuga ikinyarwanda nuramukure ugeze Uganda hari igice cy'abantu bavuga ikinyarwanda yangeje muri weekend nandi kisoro rwose ahubwo no mu Burundi hari igice kinini kivuga ikinyarwanda twakwibaza ngo why bibanze ku hariya sibyo muri makeya nje ntabwo M23 nubwo bavuga ngo nabantu ngo runaka ngo barwanira turibaza ngo ni umutwe runaka sibyo umutwe urwana n'inyeshyamba urwana n'igihugu urwana n'ibihugu bibiri runaka ariko ukaba udabasha kugira gute batabasha kugira ngo batsinsore bavaneho sibyo turibaza ngo M23 ihabwa nandi intwaro sibyo niba koko atari amabuye ari hariya bapfa rero nkanzura ko ari amabuye bapfa sibyo ibyo ubwicanyeho byaturukaho ubwicanyi bwo n'ubundi nta ntambara iba nziza n'ubundi abantu baricana M23 ikora y'intwaro ikibazo ndakibaza Jean Pierre mubaze ngo ese ko barwana kandi ko tuzi ko umutwe washyizweho n'abanyamerika bakora intwaro oya none se wowe uzi wawushyizeho kwibaza ahantu kuri intwaro wawushyizeho se ntafite intwaro urakoze cyane bisobanure neza niko Bwaneri uri kumbaza ati M23 ikuraho intwaro kandi wowe ubwawe urabivugira ati ni umunyamerika wawushinze kandi uragaragaza ko barwanira n'amabuye bivuze ngo Amerika n'ubundi ikora intwaro sikora intwaro cyane none si cyo gihe twakirirwa twongera kwibaza aho ikura intwaro ni umunyamerika none hari abantu bavuga ko M23 itazatsinda intambara muremerwa nabo cyangwa mwewe hari uko nimuyibona nkanjye ni ukuvuga hari parametere ebyiri ndakwereka iyo yatuma itsinda urugamba n'indi yatuma irutsindwa ni ukuvuga ngo umunyamerika niwe wawushinze ni nawe uwufinanse yewe hafi hari Museveni wo kubibakinga inyuzamo iyo lobby kugira ngo byorohe nyine kuko ntago Amerika ikunze kumanuka ngo ihite yiroha mu mutwe itafite ahandi yanyuze kugira ngo binamenekanye hahanwa wa muntu yanyuzemo yo niyihana kuko buri hari ikintu aba bagabo baturusha cyo kuvuga ngo aragukoresha icyaha ugikorera niwe warabona ntago ari arabona we arabona wowe kuko niwe uri gukora urugero rwiza urareba mu gihe cy'ubukoroni abirabura bahawe ububasha bakubita abirabura bagenzi babo rero iyo umwirabura yarakariraga wa mwirabura uri kumukubita ntabwo yarakariraga umuzungu wohereje wa mwirabura ni nka gutyo bimeze ni ukuvuga ngo Amerika niyo itanga izo ntwaro rero kugira ngo M23 itsinde dore icyasabwa n'iki ni uko Amerika imanura ammunition igatanga lobby nk'iyo tubona ihaye muri Ukraine
na biriya bihugu nabyo bigatanga iyo lobby noneho ku buryo kwa Kisekedi baza guhura na bwa Burusiya bufite lobby nkeya wenda bakaba bagwa mu mazi naho igihe bitagenze gutyo Amerika ikagomeza kunyura muri Museveni itanga mu turobi twa nta kigenda barayikubita ruhenu turahita tuyibagirwa. Eri M23 bimeze biti iratsinda intambara cyangwa yarayitsinzwe? Ubu tuvugana ngenda avuga ko M23 yatsinze. Yatsinze urugamba kandi izakomeza kurutsinda kubera iyihe mpamvu Kongo ntanga bifite ibihugu bya Afurika bitagira ingabo sibyo bo bihera mu buryo buri financier ariko bibagiwe igisirikare ikaba ingana kuri ya gute Kongo nimba ntanga bifite ntangabo ifite iki ngenda kwereka reka nguhingero ziri typique zerekana ko ntanga bifite niba buri mitwe hariya haba amoko arenga 200 kandi buri bwoko bufite igisirikare cyabwo mu gihugu kimwe urabeshye iyo mitwe Kongo ifite amoko agera muri 300 na buri hari ingabo ibisirikare 300 na birarenga yarabeshye Kongo ikubye inshuro 89 igihugu kimwe cyo muri Afurika tuzi sibyo kubera iyo mpamvu rero igihugu kitagira ingabo kitabasha kurinda abaturage bacyo ntabwo waza uri umutwe umwe ngo ya mitwe yose yiteranye ize ikubite imitwe yose ikubite igisirikare cy'ingabo ikubite igisirikare cya Sadeke twabonye hazemo ni n'undi mutwe none se nyine kuye battlefield nese kuvuze ko yatsinze nyine uyu munsi donc de dimension yatsinze hehe yatsinze tuvuga ingero ziri typique nyine zivuga uyu munsi tuvugana M23 iri muri Kongo ifite uduce irimo icyo gihe nuko wavuze ngo hari imitwe 200 iyo mitwe se iyo 200 yo ntini muri Kongo twavuze nyine uburyo buri mitwe yose ituruka ku moko runaka igenda yirinda kubera ko igihugu nese M23 no mutwe wenyine ufite ubutaka wango ku buryo uvuga ngo yaratsinze kandi hari 200 ADF nifite yo ADF yo nifite ubutaka umutwe XS ntufite ubutaka yego si cyo cyitavuga ngo twaratsinze none si cyo gihe wa mungana ADF yatsinze ADF yo kitedavuga ngo naratsinze ariko ntabwo yatsinze Uganda kuko ntabwo iri muri Uganda ADF ntabwo iri mu Uganda yego iri muri Kongo Mayi se kutavuga ngo naratsinze Mayi wa mungana uzi umva nkubwire Kongo urwego igihugu bisa nkaho biri mu rwego rumwe iri mu igisirikare cya Kongo nkigeranya nk'icya Mozambique nkigeranya n'icya Central Africa nkigeranya na bira bihugu nyine Ubufaransa bwari bwaragize ayifundigira ibuvuzo oya turi ku gutsinda kwa M23 uri kuduha nibyo turi iri ku butaka bwa Kongo kandi umutwe gutsinda ureba nimba ruvandikasiyo zawo zaragezweho nta bindi ujyamo yego watubwiye ko intambara y'amabuye utubwiye imba bayiba bari gucukura neza za rubaya utubwiye imba barikanzasiyo yakunze naho ibindi bujyemo kuri nge nicyo amazi yamucakiye nta mazi ariko amazi nayo Burundi bayita Kinju ariko niyo ninywera dusuhuza abantu b'i Burundi nta kibazo ni abantu bacu ndaza kunywa numve kameze nka yina hanyuma rero buriya igisigaye nuko M23 yizidekarara ivuga ati twe dushyizeho leta byari nyine kandi yatsinze watubwiye ko yatsinze nje nifata nk'iyatsinze kandi izakomeza gutsinda nyine gute nibyo dushaka twebwe ntabwo uri tubanza turebe ngo intambara nyamukuru ikirwanira sibyo ikirwanira ntabwo ari amabuye oya kandi ari ivuguruza hari ahantu nubwo yaba amabuye hari ingingo yamaga M23 ikeneye uko nimba ari amabuye hari Reveginez icaye ku birombe mwemba zaragiye ikeneye umva baza nkubwire ikeneye oya yivuguruje avuga ngo sama ikeneye yavuze ko atari oya ikeneye kuba hariya mu buryo buri persistence ubwo buryo kugira ngo wayishize hariya ajye anyunyuza y'amabuye navugaga kuki imbere bavuze ko ari amabuye nyuma ukaba ubyihakanye we ntabwo byihakanye mvuze ko ari amabuye kubera ko hari uwayitumye none ko revendikasiyo zayo none ngo revendikasiyo oya yo izo ngizo ni impamvu zitari tipiko
ni impamvu za nyirarubeshwa, impamvu zitari tipiko gye niko ngize. none se kuki usanga impamvu za nyirarubeshwa aho gutsindwa ahubwo yaba ifite ni ukuba itanga impamvu za nyirarubeshwa, icyo cyaba ari ugutsindwa kwa mbere. impamvu za nyirarubeshwa nimba ngenda gutangaza impamvu ngwanira kandi ariyo bagomba kumpimiramo nimba natsinze nyamara ari nyirarubeshwa, ya yindi yo ntavuga nayo itari kugerwaho, ubwo se yatsinda gute? iri gucukura amabuye na revendikasiyo ntiri kuyigeraho ivuga. none se Eliya ntabwo ndemera. Eliya nihe M23 ifite, urimo uravuga ngo gucukura amabuye, nihe M23 ifite base arrière? aho ifite base arrière nihe? kuko ntabwo ufite base arrière muri Amerika kuko ni kure. hari igihugu kiri mu gihugu cyabo cy'inkomoko, ariyo diya nta mutwe utagira base arrière. base arrière ni rezuti ikomeye cyane. base arrière iri muri Kongo. none wagize ngo oya tubeshye nijya ntago bijya biba wenda buryo muri financier bufite ahandi buturuka. oya nyine aho niho aho ngariho nyine nihe ifite base arrière nahavuze ba bantu babaha intwaro nta muntu ugira base yiba ahantu igihugu uteye uwo bakora nawe niyo ushaka mu base arrière. okay reka tubivuge muri ubu ndetse ni Tanzania. reka tubivuge muri ubu buryo ubwo ushaka muri kuncumuza pe ubwo ni mu Burundi nyine ifite base arrière he ubwo muragiye mvuge na kari murora ariko ntacyo rero. oya nushavuge ngo ni Tanzania ntacyo. jewe reka nkubwire M23 kubera ko ari abantu bavuga ikinyarwanda ari abarwanda phone abenshi babaturanye n'imipaka y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'Ubugande. base arrière ni Ubugande nyine. base arrière ni igihugu mwamwe babegeranye n'icyo cyatewe. ese ni Tanzania cyane Burundi niho bafite base arrière? oya kuri jewe mbona base arrière ari Ubugande cyane. Jean Pierre, base arrière ya M23 bahe abadukurikira barabizi. base arrière ni Museveni kuko niho baturutse. bunaganana n'ubu iracyari mu maboko ya M23. ni yaca no ya logistique niho hanyura ibikoresho bijya kuri M23. ubwo bivuze ko Uganda niyo iri backed M23. yego M23 tuvuge igeze ku ntego nkuko yabivuga, habayeho balkanization kugira ngo abirwanira bagira amahoro muri icyo gice cyose. kuko bimaze nkuko yabitweretse bazagira amahoro ari uko ari M23 hayobora. yego ese ninde wa president? warumbaje ngo ninde wa president? M23 mutsite donc M23 barikanije no kivu kigenga kugira ngo abarwandofone bagira amahoro. ngira mechanisme zabaho kugira ngo hajyeho president. uko byagenda kose ari ahantu unatubwira ukeka wa president ukwijije kuko oya no kuri jewe umutwe ufashe ubutegetsi aba bari membre bagira amazina azwi babaye bidekaraye abo mu wa president. tutekereze babaye bidekaraye bati twebwe hano turahafashe. nibyo nanjye mvuga nyine kuko jewe kuri jewe ntago mbibona kandi yatsinze. gutsinda ni mu buryo buri politiki sibyo no gufata ahantu hanini sibyo. ariko jewe biramutse bibaye gutyo bibaye ko M23 yidekaraye ikavuga ati wenda wikerereza ikibazo habaye balkanization ninde wayobora nicyo ndi turi kubaza. uyoboye umunsi wa none twabonye azamura abasirikare Betara Bisimo twarabibonye yayobora nta kibazo yaba president kandi nubu niwe. ariko wambwiye ko Museveni twabonye nanone nundi reka ducekinge yo ngo Bisimo wambwiye ko Museveni ariwe base ariye wa M23. kandi Museveni ni umuhima Betara Bisimo ni umushi. umuhima ari gukora ku buryo umusha azaba president. turamutse tubivuze gutyo kuba umuhima no kuba umushi buriya iyi Afurika yacu igifite abantu bari president ariko batarabo bene gihugu nta guhingero uti iyi Afurika yacu igifite aba president ariko batarabene gihugu barahari benshi. uwahoze ari president nyine ngiye nagira ngo ushyireho akadomo ku kibazo nkubajije uvuze ngo nushaka akadomo nabo ubyemeje. umuhima Museveni
arimo arakora ku buryo umushi witwa Bisimwa afata ubutegetsi muri kano karere. ni umushi ariko mu bwoko aho bw'abakongomani amoko abahanganye bw'abakongomani nta kibazo nyine ushyiraho akadomo ngo ndahita amenya ko byemeje wenda tujya nta kibazo ngenda byemera kuba yayobora nta kibazo kuko abashi hari ubwoko bw'abashi kandi uri mu bantu bazi politiki y'aka karere cyane sawa. Rero nimba nta kimwarenzeho twakwanzura dusoza. bo nashimira Jean Pierre kuko ni umuntu w'umugabo nagushimira ariko ubutaha tuzaga kandi mwibutsa ahantu aho bazajya babasanga. muzajya muzajya mumusanga ku Rumuri official mudushyigikire kandi tubemeye kujya tubanyurizaho ibiganiro byinshi cyane kandi biryoshye. Ndabakunda cyane abarundi, abakongomani, abanyafurika bose aho bagiye bari hose ku isi ndabakunda cyane. Ese ko wari umupanafricaniste waje kugwa mu mazi gute? Ungaruye kandi muri deba. Oya tubwire ko byagenze nyine utite dukomeza nuri. So ndi umupanafricaniste n'ubundi nk'urubyiruko ariko abandi ubyemera ku giti cyanjye ariko nkaba nemeza ko leta zacu ntabwo zitwemerera ku panafricaniste. Jean Pierre wasoza nawe. Reka dushimira abari badukurikiye ngiye bamaze kubimenyera ushobora kunsanga kuri ndeberayo. Nshimira abantu bagomeza kudusura komanteri zabo ibitekerezo turabibona ko abeshi turabasubiza iyo uvuga ibyubaka tubigenderaho tukaba twazamuramo topic twakoresha. Rero reka tubashimire mugomeze mugubwe neza aho muri. Sawa sawa nawe utaha mu yindi debate. Ciao ciao.